Jean-Claude Mutuyeyezu wo muri RBA yabajije kuri politiki twemeje ejo y'ubuvuzi bwa gakondo n'ubwunganirabuvuzi dusanzwe tuzi hano mu gihugu. Iyo politiki rero iraza kunoza uburyo ubuvuzi bwa gakondo bwakorwa mu gihugu cyacu twirinda icyashyira mu kaga abanyarwanda babana n'ubuvuzi ariko tunafasha n'abavuzi ba gakondo gukora ku buryo burushijeho kunoga. Nk'uko tubizi twese buri gihugu kigira ubuvuzi bwacyo, tuzi ko abasokuruza bacu bagira mu buryo bavura indwara, bakavuza umuravumba, bakavuza igikakarubamba, bakavuza inyabasani, bakavuza kinitenete. Iyi politiki rero kugira ngo turusheho kunoza uburyo ubuvuzi bwakorwa ndetse tunabuhuza n'ubushakashatsi, aba bavuzi ba gakondo bakabasha kwinjira mu bushakashatsi. Hari ibigo byashyizweho na leta kugira ngo bibafashe, hari ikigo cya NIRDA kiregera abavuzi ba gakondo kikaba cyabafasha kongera ubumenyi no gukora ubushakashatsi mu byo bakuramo imiti. Ikindi ni uko n'uyu munsi dufite ikigo cya Rwanda Food and Drug Authority ifatanya na Rwanda Standard Board kugira ubushobozi bwo kugira ngo bapime ubuziranenge bw'imiti. Ibi nabyo bizafasha abayobozi ba gakondo kugira ngo imiti batanga ibujuje ubuziranenge, ariko babasha no kuba bababwira bati mugabanye aha n'aha, iki n'iki uko mwibazaga ntabwo ariko kimeze, ntabwo kivura indwara mwibazaga. Iyi politiki rero twemeje muri kabineti y'ejo hashize ni itanga umurongo, ikaba izakurikirwa mu by'ukuri n'itegeko. None itegeko rizajya mu mizi rikagaragaza uburyo ubuvuzi bwa gakondo agomba kuvura, aho agomba kuba ari. Abanyarwanda ntibajye gusesera mu mfuruka bajya kwivuza bihishe. Umuvuzi wa gakondo akaba afite aho yanditse, akaba afite ishyirahamwe abarizwamo, ndetse akaba afite n'uburyo ahugurwa n'uburyo ahabwa icyangombwa. Ibyo byose bizagenwa n'itegeko, kandi ikigambiriwe no kugira ngo tunoze uko gukorwa, ariko tunabungura ubumenyi, ariko nanone